Even decoding it. What's up my people, hano dufite umutumirwa. What's up my people, hano dufite umutumirwa dufite hano Arsene, turakwakiriye kuri kamera za Sunil Vibe TV. Ariko muri iyi minsi ngo dufitiye utuntu ushaka kutuganirizaho, watubwira? Uyu munsi twakwakiriye nk'umutumirwa hano, twanagostinze. Abantu bacu bifuje ko babaganiriza. Turabizi ko utajya ubura ikintu wabwira urubyiruko, uko uri umuntu wahuye n'ama-challenge menshi muri iyi imihanda urubyiruko rwisangamo rudafite n'akazi, rwisangamo ruri kurwana n'ibiyobyabwenge n'ibintu byinshi. Hari iki ibyo bintu wabivugaho? Hari icyo wavuga kuri ibyo bintu nk'umuntu ufite experience y'ibintu byinshi waciyemo? Urareba nyine ikintu kibitera cyane usanga hamwe biterwa n'ubuzima bubi tuba twagizemo uruhare, cyangwa se biturutse mu mafamiye baba batumvikana, cyangwa se harimo ubukene. Ni ibintu byinshi, kandi ikintu umuntu yabwira inama urubyiruko nkanjye ndimo ni ugukura amaboko mu mifuka. Nubwo hanze aha byakomeye n'imikorere ihari iri kugenda gake, iri kugenda gake cyane, ariko nyine mu kubifata uko biri ntacyo wahinduraho. Imana ibaye umugisha, icyo ubonye aba ari icyo ngicyo. Gusa nyine ikintu ntakifuriza abantu gukorakora cyangwa kugira akaboko karekare, ntabwo ibyo byaba ari sawa. Ni ukunyurwa n'ibihari nyine, umuntu akiyakira akamenya ko ubuzima arimo bugoye, ahubwo akarwana no kubuvamo. Ubwo byakwanga nyine ukamenya ko ari ukubyakira kabisa, nyine uko byumva. Gusa ikindi nkashimira ubuyobozi bwiza, nyine ngenda bubaha support zimwe na zimwe. Ubu ngubu ndi iwacu mu cyaro, ntabwo nzi ikintu kijyanye na interineti, cyangwa se ikintu kijyanye na smartphone, cyangwa se ikintu kijyanye n'amashuti, mbimenye ngeze i Kigali. Ariko ukomeze tubwire. kiri hariya niho nabyumvaga wenduriye wawe. Urimo uranyumva? Okay. Aho uranyumva neza, sound imirazamo. Okay. Nari kukubaza ibibazo, nari kukubaza, hari ubuzima ubona abantu benshi tuba twaraciyemo, wenda ushobora kubivuga gutyo, wenda bitewe n'ahantu wakuriye n'ama-challenge wagiye ubona. Nese nkanjye nk'umuntu w'urubyiruko urimo uratangira kwiteza imbere, n'iki nahera? Ikintu mbona cya mbere ni kumva ko ibintu ugiye gukora, cyangwa se ibihari byo gukorwa, ugomba kubona ko ari byo bihari, nyine ukamenya ko uri bubikore. Gusa byakunda ukaba wagerageza ikintu wiyumvamo.
hari igihe ushobora kugira amahirwe ukavuga ati reka nkoreshe bike bihari, wasanga birandi gutinya ariyo mpano yanjye cyangwa se ariwo mugisha wanjye. Ariko ubuzima turimo aka kanya ni ukubanza kumekinga shuwa neza ko ibyo uri kubona cyangwa se ibyo uri gukora byabasha gutuma ugera kuri za nzozi zawe. ubwo ni ukuvuga ati ibintu turimo turebe ko wenda byabasha kuduteza imbere nk'urubyiruko. Wenda nitanzeho nk'urugero, yego, nkiri iwacu mu cyaro, nta nubwo nari nzi gufata telefone gutya ngo mbe navugisha umuntu, nta nubwo nari nzi smartphone ukuntu zimera, ariko nyumvaga kuyitunga ari ibintu by'inzozi cyane. Kandi ibintu bijyanye na shuti nubwo byagiye byanga hazamo utubazo n'ibindi, cyangwa se na kwa kundi ikintu igihe cyacyo kiba kitaragera, akoresha numvaga nyine ari ibintu ari inzozi. Uziko ikintu bwa mbere ngeye kuri kaburimbo, naragiye mu majyaruguru nshunga abantu batari kundeba, mpozaho intoki gutyo ruguru ukorayo, ubwo numvaga kaburimbo nkagira ngo ni sima imeze nk'iyiwanyu. Nageze muraho muri kaburimbo nabanje kureba ko nta muntu ndeba, nshimwe ko mbonye kaburimbo, nkaba mbonye Nyabugogo, nta mwana uzongera kumpinga mu cyaro. Nyine ngenda mbabwira ibimenyetso nagiye mbona byose, avuga ati mwana nawe yatangiye gutembera, ariko mwana ikintu cya mbere cyica ahantu duturuka. buriya n'imyumvire irakonta, buriya abantu guhindura, buriya njyewe ntekereza yuko abantu bagiye bita ku mitekerereze yabo aribyo bishobora kudufasha. wowe noneho nk'umuntu uba waragize experience, nizihe nama rero wagira urubyiruko? Ntarajya ku kintu cy'inama cy'urubyiruko nabagira cyangwa se navugaho, nasaba ubuyobozi, leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda rwose ni umubyeyi, izahora ari umubyeyi. Kuko wenda mu mpande z'abaturanyi haba haturukaho amajwi atari meza, ariko nyine ibyo ntabwo byaduca intege. Bagasaba ababishinzwe cyangwa se ababyeyi bakagera mu cyaro. Mu cyaro hari impano nyinshi, hari nk'ushobora kuza ukamuzana imbere ya kamera nk'uku nguku, akavuga amagambo mu matwi ugahita wumva ko ibintu ajemo ari ibye. Ariko cyane cyane hariho abana bafite ikintu bita football. Abana bafite football iri hejuru cyane, ariko ikibazo kiriho nyine ntabwo bafite abo kubyereka nyine ngo babahe sapoti cyangwa aho kwigaragariza. N'abajemo ni ukwitamirira, ugasanga ibintu umwana arimo nyine nawe urabireba ukabona ko ari uguta igihe, kandi nyamara hakabayeho ukuboko k'ubuyobozi kugira ngo bya bintu biri kugaragara mu bantu ko ari ugukora ubusa bigatangira kuboneka ko ari ibintu by'ingirakamaro. Icyo nicyo kintu mbona cya mbere. Rero ku rubyiruko twige kunyurwa n'ibihari, duke tubonetse umuntu abare neza, kuko hari igihe ubona byinshi cyangwa bike wabara nabi, abantu ukisanga nyine winjiye muri ya mico itari myiza, ugatangira kugongana na leta. Ni ibintu byinshi nyine ariko ikintu nasorezaho kuri iyo ngingo wari umbwiye, tujye tugenza ibintu gake, habaho guhirwa ntihabaho gutunara, umugana wa Junior Giti. N'igihe uza mbere ugasanga uwaciye bugufi yagezeyo. Gusa nyine turasaba leta ibintu byose igenda byinjiramo, abadafite aho kugaragariza izina haboneke. Turasaba n'abakuru bacu n'abashiki bacu bamaze gutera intera ndende muri sinema cyangwa se muri komedi mu rwenya, bajye basa nk'abagarukamo inyuma, bareba abapeti. Hari abapeti wakoreraho umugisha, bariya kugerayo ni kimwe, no gukorera umugisha ni ikindi. Nawe aho ugeze urebye neza ntiwaburamo ukuboko k'undi muntu, ntabwo wakuburamo, kuko twese turazamurana. Nshobora kuba mfite impano ariko ntafite aho nyerekana, wowe wambona ukavuga ati kafashe uno mupeti ayigaragaze. Ikintu rero kibura ni ibintu byinshi, twihugiyeho gusabye sapoti. Hari igihe nyine ariko naravuga kuri icyo kintu,
hari igihe umuntu mubwira ati nshoboye ibi akakubaza ati nyereka, kandi muri iyi generasiyo tugezemo ni ugusaba umuntu ikintu wabanje kumwereka ibyo ushoboye, ntabwo ari ukugenda mbwira ati nshoboye ibi, ubwo biba bisaba ngo uba ufite sampo y'ibyo urimo urasaba. nk'ubu ngubu kuri cano nje gukora ikiganiro yawe Souvenir TV, nta muntu wabibwira ngo ndayifite, ushobora ati ngaho nyereka, kuko n'umuntu kumwereka ni kimwe no kumwereka ibiriho ni ibindi. hari uko uyifite ariko ibintu biriho nyine bidashamaje, hari no kuba uyifite ibiriho bishamaje kandi ibintu byagufungurira amayira. so njye niko byumva ko n'ubundi cano tujya tugira gutya tukanyuzaho ibiganiro byo kwiteza imbere no kuba twahindura imitekerereze yacu, tukabasha kuba twahindura ubuzima, kuko si hari akantu k'agasiroga nka terime ivuga ngo ati your life is your wealth, nk'uko byumvisha urumva ubuzima bwawe nibwo bukire bwawe, kandi nawe warabikoze. Niyo kano kanya tugufite ahangaha udufitiye ubuhamya, niwe twatangamo ubuhamya bw'uko ibyo bintu mvuze ngo your life is your wealth yuko bishoboka. hari ubwo tuba tuvuga ati se ko nta ngero zabo tubona ibyo bintu byagiriye akamaro, kandi uri umwe mu batangiye kugerageza iyo nzira. Wanabasobanurira neza iby'iyo nzira uko bimeze, tuganana no ku musozo dushimira n'abantu. ubwo dushyiramo n'inama z'agakeregeshwa dusoza iki kiganiro. mwanya n'uwanyu. buri ushaka kumenya ubuzima icyo ari cyo, wajya ku muhanda ukareba barumuna bacu baba bariyo b'abapeti bakiri batoya cyane, cyangwa se ukajya kwa muganga ukajyayo. aho hantu nushaka kwiga ikintu kijyanye n'ubuzima, uzakora ibyo bintu bizakora ubutemewe bwo kurasa abavandimwe dufite i Kigali abayeho mu mihanda mu buzima bugoye cyane, iyo nawe bireba ukumva agahinda karakwisha. cyangwa se ukajya kwa muganga ukareba ukuntu umuntu amanitse akaba yangaze ari muri koma, hari ikintu bigufasha, ukaza ukicara ukavuga ati mfite ibyo maze kubona, ibyo ngomba kwirinda nabibonye, kuko maze kubona ko nta kidashoboka. bana bari kwa muganga ntabwo ari uko bishimye cyangwa se uko bacumuye, n'abana bari ku muhanda si uko bacumuye, ahubwo ubuzima mubonyeho buba bugomba kugira ikintu bunsigira, kuko hari ikosa ushobora gukora njyewe nkarireba nkabona ko ari ikosa, noneho njye nkirinda nkavuga ati ntazaba nk'uriya. ntabwo ikintu rero kigendanye n'icyo wari umarijeho ngo kwiteza imbere inzira abantu bakoresha, kuko inzira ya mbere wenda tutayikurikiza, kwiringira Imana, kumva ko byose nyine byashoboka kuberayo. ikindi tutitaho ari nacyo cyagiye kitwica, nanjye nigarukaho, kubona nonango byakunze kumva ko ari ibyo, nyamaza ejo ntuzi uko bimeze. buriya ugiye ufata akantu kukabonye ugashyira mu mwanya wako, ureba ko ibije ari akamaro, cyangwa cyane ayandi ejo bishobora gukunda, ejo bikanga. ikintu rero kitwica turabona tukavuga ati yaje, n'ejo azaza. ejo wahora n'ikibazo rero wayakonsomye, cyangwa ugasanga ufite akazi nk'ak'ukwezi, umukiriya yagusunikiye amafaranga ukumva ko ari fureshi, ejo kahagarara yandi warya yashira, duhita tukubona tukabona ko byagucanze. ntabwo uciye mu ijambo kuri ako kantu wari uvuze ko ushobora kugenda ugakora ahantu ikiraka bakaguha nk'iryo 10 kuri uwo munsi, ukumva nyine ko wabonye amafaranga nubwo uba uri kubara uyu munsi, ariko hari undi munsi uba ushobora kuzagusevinga. mbese abantu ntabwo bagira icyo bita saving ishobora kuba yabafasha. usanga amafaranga bafite ibintu byinshi bibatwara ayo mafaranga ako kanya, kandi agahora yumva akennye. mbese reka mbwire gato Souvenir, hari umugore ufite
nta mugore mfite nta n'umwana. yego. Si ukorera igifu cyawe. Yego. Ndabyumva ubonye 10 sibyo? Yego. Ndabyemera wishyura inzu. Yego. Urarya. Yego. Then ushobora no kugira gutyo ukagira ibintu ujyamo bisaba itike. Yego. Nibi n'izindi challenge nyinshi ubusabwa cyangwa se nko muri famille ugasanga niho batezaho amaso. Cyane rwose ibyo bijya bibaho. Ariko rya 10. Uricara ukabaye iri 10 rije gute? Se ko rije risanze mfite iyi mibare. Kintu abantu ntabwo bajya bagitekereza. Ni ikintu kitwica rero urabaye tubwi 10 rije nkoze biriya ejo nibwo ibindi haraza menshi cyangwa se ukiringira ko ari buhoraze. Ikintu nshaka kukubazaho sibyo? Twinjiye mu bintu bijyanye na sinema. Yego. Twizezwa byinshi ngira ngo urabizi. Cyane rwose hari bimwe twanyuranyemo nawe urwo rugendo raruzi. Ko wabonye amuzaza uburyo yadukoreshagamo. Yego. Abonaga ko ibintu arimo birasumba amikoro afite. Yego. Natwe tumubera inshuti. Yego. Twamugora. Ariko nyuma ubona ko byanze. Aheruka shooting ryari. Nyuma byaranze kuko amakuru mfite aka kanya ize kumbwira yuko cano bashobora kuba barayitamenetinze niba ari kwitamenetinga cyangwa barayimwibye. Gusa nyine sinzi amakuru nuko yagiye gusacinga nkabona iyo cano ye isigaye ifite abantu bakeya nkuko byari bisanzwe. Sinzi ubwo amakosa yabayakozemo ariko urumva twatakaje igihe dutakaza n'umwanya n'ubuvandimwe twamuhaye bwose bupfa ubusa. Nubwo hariya ikintu cyo namaze kubona cyo aho gukoresha imbaraga nyinshi uzijyana mu bitari ibyawe. Yego. Mu gihe ibyawe ubona byashoboka wazishyirayo. Yego. Rero muza hari ikintu yanyigishije. Yego. Najyaga iwe nyine umuntu akajya gukina akakwikoreza imyenda bag kaza yuzuye gataho kiriye n'akatarimo n'iminota na 30. Kivase ubu naje nikoreye ibi bintu nje mu kikaho kaza wishimye uvuga ati so mbonya ewana ngiye kwigaragariza gasanga biranze. Ikintu rero nabonye kiriho gusa nshishikariza abantu kunyurwa n'ibihari. Icyo kintu sinabura kukivugaho kugira ngo irinde kugira abantu tugongana nabo. Ikindi ndashaka gufunguza TikTok. Yego. Amazina ni Spiro. Ndashaka gukoresha ririya zina rya Spiro kuko akazi kanjye ndi umumotari. Yego. Ni ukubera iki se ukoresha Spiro? Tugize amatsiko yo kumenya impamvu wahisemo iryo zina kuko amazina ni menshi pe. Kuki cano yawe ushaka kwita Spiro? Buriya impamvu ushaka kwita Spiro, reka nanga urugero nko kuri Kasuku tuzi icyo ari cyo. Tutarebye ngo ni izina yafashe arikoresha muri ziriya content akora. Yego. Ubwo nyine numvishije ari ryo zina bitewe na content nshaka gucishaho. Agacaho igihe gito nkahita mfungura na YouTube channel nayo yitwa Spiro Comedy. Gusa ikindi kintu yawana ndabasaba kwa mwashyigikira channel ya Souvenir TV, channel Souvenir Vibe TV. Tukaba twagrowinga kuko tubategura ibintu byinshi byiza. Ahubwo gusa ari akantu nibutse nkigera muri Kigali. Yego. Nyimfata moto bwa mbere. Yego. Nabonye umugenzi ujya i Remera. Yego. Kuko narenga bw'amazi nageze kuri rompo ya Sonatip. Ewana urabona ukuntu uzenguruka uhita ukomeza. Yarazengurukaga nareba muri televiziyo nkabona abantu bari inyuma yanjye bagiye kungonga. Nkongera nkayizenguruka nkagaruka. Yego. Umugenzi akabwira ati ariko tugende bamwe bangonga urabona ziri inyuma zini nyinshi zirashaka kungonga. Nkate tugende nkongera nkazenguruka. Nayizengurutse inshuro 5. Yego. Polisi ari kundeba araza yambaye mota. Ni byiza. Ibyangombwa yego araceka ngasanga biruzuye. Asanga nta n'ideni ifite muri moto ambaza ikibazo. Yego. Ese nibwo bwa mbere uje gutwara? Ndabwira ntago ari ubwa mbere ariko iyi staff yancanze. Ndikwerekera aho ngiye nkabona iziri inyuma zigiye kungonga. Gusa ikintu yamfashije. Yego.
yahagaritse ibinyabiziga biri inyuma yanjye ampa inzira ndatambuka. ariko nyine nta kantu ntajya nibagirwa kwa kunyura ngo ibintu byose bisaba kwiga. buriya kwiga ari ikintu tuba tugomba guhozaho. hari igihe umuntu avuga ati nize amashuri makuru, akavuga ati nize segonderi, niga na kaminuza, ariko ubwo narize byararangiye. kandi muri make buriya kwiga ni uguhozaho. mu buzima turimo kwiga kuracyahari. Hari nk'ibintu nka bitatu nshingiraho mbona ko kwiga bigihoraho. Yego. Ku isi turi ibyiciro bitatu. Yego. Harimo abanyabwenge, harimo n'abanyabwenge bigira injiji, hari n'injiji zizi ko ari injiji ariko zikabaho ko ubujiji bwabo batunze. kuko urabona muri iki gihe umuntu asigaye agira amaco yo kukwereka ko inaba umugiriye cyangwa se ijambo riba umubwiye ataryitayeho, ariko ureba icyo ari kumukuraho. nigeze ngira umukire yandutse ikijambo, nandutse ikijambo ndavuga intoke nta kibazo, icyo ndi kureba ni amafaranga mukuraho. Yego. ariko nawe naramunenze, buriya umuntu w'umupapa ufite abana bangana kuriya n'imyaka ingana kuriya, ufata akagutuka ngo urakagire mama wawe, urumva biragayitse. ni ibintu biba bigayitse, ibintu bidafite no sense. wana ni uko biba bimeze. reka mushimire ku nama n'ikiganiro tugiranye dukoranye hano kuri Cine Vibe TV, twibutsa abantu gukora subscribe, like, share na comment kuri iki kiganiro. uyu munsi twari twabateguriye, hari inama twungukiye ku muvandimwe Arsene. twari twamusabye ko yaduha ikiganiro. mu by'ukuri turamushimira cyane kuba yitabiriye ubutumire bwacu, kandi twongera kumusaba kuzagaruka mu bindi biganiro, kuko afite inama nziza zafasha urubyiruko. ari mu bantu bakunda urubyiruko kandi bifuza yuko urubyiruko rwatera imbere rukaba rwahindura mindset zabo. rero reka tumushimire, kandi nshimira nawe wakoze subscribe, nawe twabanye kugeza kuri uyu munota wa nyuma w'iki kiganiro, mbaye ngushimiye. reka tumusabe adusoreze ikiganiro cy'uyu munsi. ikiganiro cyo ni The Voice of Life, duhora hano tuganira ku magambo wakumvira hano, kuko tuba dushaka kwiga hano, dusangira ubumenyi, turasharinga ubumenyi, tukagirana n'inama. rero reka tumusabe adusoreze ikiganiro cy'uyu munsi, kandi anatange n'inama ku rubyiruko. mwumvishe byinshi twaganiriyeho, reka byose abishyire mu ncamake, aduha nk'agakeregeshwa. reka duhe bonus. ubwo mwadusezerera abantu bacu bari bakurikiye ikiganiro The Voice of Life kuri Cine Vibe TV. umwanya ni uwanyu Arsene. aha ni nk'aho ari mu rugo. Yego. nahita mu rugo, nahita ahantu h'umuvandimwe. Yego. kuko turacyari kumwe cyane. Yego. turacyari kumwe cyane. kuri ikindi kintu nabonye, turi kubura abantu baduha umwanya. Yego. kuko ntiyereyeho ibi bintu mbizamo nabyirukansemo, bitamo amafaranga. ndibuka rwose tuba twarashoye twariruka fresh nyine mvuga ini mbonye ngeze imbere ya kamera kwa Nyakso, ubu byakemutse. Yego. birangira nyine bidakomeje, naho mungiye kwa Muzamura naho wapi ndamuganisha si ibintu n'ibyanjye mpita ncika intege. Yego. nigira mu kimotari nyine nikorera ibyo
ndavuga ino wabona ibintu njemo atari ibyanjye, ariko aka ka mwanya tuvugana shomi yego nta gahunda afite yo gusubira inyuma, mbese wamaramaje ikintu mfite yo gusubira inyuma. nk'ubu abantu bose bakurikiye Sunny Vibe TV murumva ko ikintu cyitwa guhozaho ari ikintu cyiza, kuko nacyo gitanga results zazaza nziza. Gucika intege, urumva nawe yacitse intege ariko yiyemeza gukomeza, yiyemeza kunyura muri ubwo buribwe. Namwe aricyo mwamwigiraho cy'uko mugomba guhozaho consistency. Gucika intege ni bibi. Yego. Umuntu nakubwira ngo biriya urabona bizakunda. Yego. Mubaze ngo ibyo wajemo wari uzi ko bizakunda cyane rwose, ugafite icyo azagusubiza, ariko numva atabona n'ikintu agusubiza. Hari ikintu rero batwicisha ngo amahirwe ya kera ngo siyo y'ubu, ibya kera byarakundaga. Ese kera niba byarakundaga ko ntabonye umwanya wo kwicara imbere ya kamera, ko mbibonye ubu, ahubwo biterwa n'igihe cyayo kigeze kirivugira. Ubwo ni ukuvuga ati biragusaba gushakisha za nzira, ukarema inzira zikugeza kuri cya kintu, kuko urumva uhagaze utaragikora. Ni nka kwa kundi umuntu atinya ikintu atarabona. Si gute utinya ikintu utarabona? Uratinya kujya imbere ya kamera, nturanabigerageza ngo urese ibyo bintu byo birakunda. Ni muri ubwo buryo. Hari akantu kabayeho nagafata nk'akanura. Mbere niga guhemuka mu kimotari. Yego. Umuntu yampaye kuri hariya Cosmos, ntabwo mvuga akabara kariko. Yego. Mva mpakuriye irimo ikintu bita brushette n'ibirayi. Yego. Mfunga muri ka gastafu kamujya kumera nk'ishashu ukuntu. Aka envelope. Bambana nimero y'umuntu nari mbishyiriye tu. Ngeze imbere numva inzara iranyishe. Yego. Ndavuga ariko ibi bintu bahora baduha ngo tujyane biduhumurira, none mfata ibiryo bingana gutya bishyira umuntu agiye kumpa inoti ya senyise. Nayicaye ahantu ndabiriya, maze kubirya ndambuka ajya kwa hantu mu karimantasiyo mfatayo n'akaji ndamanuza. Umugore nari mbishya akajya mama, ese mutawugeze ni ndaje. Ndabese ndahora mubwira ngo ndaje. Izo ngo ndambwiye ni mauja inzara yanyishe nabiriye. Yego. Abagore b'i Kigali bamwe na bamwe barabazi gushishura ku kintu cyitwa igitutsi. Yarakontukiye Kigali nta mikino yagira. Ntuza wakicucu wakigoryiwe. Icyo abamotari mwabaye nturi mwami ntuza mwe. Ndavuga inesha izi nyama n'ibirayi mbiye urahemutse. Urahemutse kabisa. Ako nawe urumva byatewe n'inzara. Ntabwo ari inzara cyane, ni wa muhoro ujyanye ikintu baguhaye ibi, nawe ufite amatsiko yo kubirya nyine wumva ukuntu bimera. Abantu umusore ndagenda ndicara ndabirya tu. Bihata amaboko. Ubwo n'umuntu wari umaye yakuriye kuri ako kabari arambwira ati ese mota nk'ibiryo binshyirira umuntu ubirye. Hari akantu nabonye pirate yarimo avuga ngo ku bunane ngo batanze kure yakoresheje ahantu y'agafi kagaha umumotari ngo arakarya. Urumva nyine ni ibintu akantu kagenda kabaho mu buzima. Okay guys, turababwira ko tugeze ku musozo w'ikiganiro, kandi turabashimiye cyane ko mwabanye. Njyewe mwumva nitwa Coach Snell, nari ndi kumwe na Arsene mu kiganiro The Voice of Life. Turabashimiye, kaduhure mu biganiro by'ubutaha. Azize dore n'itiporo tugiye gukoraho fresh. Bazi ugiye kumaza ku bintu bijyanye nyine n'imyidagaduro.